operation reka tubanze twinjiremo tubanze tuye kuri operation ya General Mutayomba general wa FDLR murabizi ko ari umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. FDLR nta bintu byinshi byo kwivugaho. FDLR murabizi ko yasize ikoze genocide hano mu Rwanda. FDLR murabizi ko kuva kera na kare yagerageje kugaba ibitero bitandukanye byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda biranga. FDLR ni kenshi yakomeje kugenda yica abantu bakayihorera. Ni FDLR yibera mu mashyamba ya Kongo. Ni FDLR ibera mu mashyamba ya Kongo. Ni FDLR mu byukuri ubona ko ari umutwe wiyubatse ugakomera ku buryo isa n'isa uvuga ngo ni bwabo he n'ubundi tuzakoresha ibishoboka byose dutera u Rwanda. Ntabwo twakwemera guhara burundu. Tugomba kwigaragaza byanga byakunda tukagira agatendo dukora ibintu bikagenda mu buryo. Bivuze iki sasa? Icyo bivuze ni iki ngiki. Aha rero general wayo ibitangwa ni Mutayomba. Uyu mugabo yarasiye mu mirwano yabahuje n'umutwe wa AFC M23 ati gute. Aro namakuru dufite dukesha bagenzi bacu bari muri Kivu y'Amajyaruguru. Niyo avuga ko General Mutayomba umwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba za FDLR uyu yarasiye mu mirwano ikazi yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23 mu gace na gace kangururu. Aka gace kakaba gaherereye muri groupement ya Nyamaboko, ni mu Nyamaboko ya mbere muri territoire ya Masisi. Aha niho barwaniye ivumbi riratumuka yarangije baba baramurasha. Aha rero amakuru dufite nanone atubwira ko aho kubera imirwano avuga ko General Mutayomba yarashwe amasasa abiri hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na M23 mu gace kangururu. Baritonze rwose M23 iramupima neza haruguru y'ibere ihakubita isasu irangije rongera asubira mu kubitirindi arangije batera gahinda karanshiranye. Ni imirwano yari ikaze ari karundura. Iyi mirwano yarasiyemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo. Umuvugizi wa Wazalendo ne baramurashe ndetse harashwe benshi abandi barafatwa. Icyo mwamenya nuko no ku munsi w'ejo nimugoroba mu masaha 12 na za 30 hafi ubwo ni hafi amasaha ashira za saa moya aho ngaho nibwo Mutayomba yagejejwe mu bitaro ahantu hitwa Ibeni mu bitaro bya Ibeni. Niho ubu ngubu rwose bamujyanye kugira ngo akurikiranwe cyangwa se bamwiteho aranje baramurashe. Amakuru yemejwe na vice guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru amwita Wirimanzi mu butumwa burebure bugaruka ku bigwi ibibi bya General Mutayomba. Yaragize ati isi n'ahantu heza itamufite. Uwiyise General Mutayomba ntabwo yari umusirikare mukuru wabigize umwuga. Yavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajya kwita umugenerali maze aba n'umuyobozi wa FDLR Tshisekedi ubwe yahuye nawe ndetse n'umugore we akurwa mu bwisho ibujumbura ajyanwe Kinshasa. Ibi ni bimwe mu butumwa burebure bwa Wirimanzi yagiye yandika cyangwa se yagiyohereza agaruka ku bigwi by'uno mugabo wiyise General Mutayomba kandi nta hamwe yigeze arwana ku rugamba nta hamwe azi iby'urugamba ariko arangije ave muri mashyamba amaze kugira gute aterekangire gute reka inshukure mvuye gucwa mu baterekanje ku rugamba. Uyu mugabo yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje yabihembewe kandi akarindwa aza kurindwa bikomeye cyane. Umugore nako umurage wa Mutayomba numwe gusenya nta kindi. Uyu mugabo kugira ngo mwumve neza General Mutayomba nubwo bamurashe ku mabere bakatobora yisha abasivile. Tuvuze abasivile n'abaturage basanzwe. Yisha abaturage basanzwe arangije asahura abaturage yica amatungo y'abaturage ari za Masisi. Abari za Masisi cyangwa se abari muri zo nkengero murabizi na za Minembwe. Ingo n'imidugudu abihindura umuyongara bitwika rasenyagura gira gute. Ibyo ni ibigwi by'umugabo bitwa General Mutayomba warashwe na M23 nubwo atapfuye ariko bamurashe ari mu bitaro razabere. Akomeza agira ati barimo kugenda bavuga ibigwi bye Wirimanzi arimo kugenda avuga ibigwi bye. Ati vuba aha imidugudu ya Kinigi yatwitse arebera barayitwitse araho ngarimo kurebera bituma imiryango ihunga kandi yashegeshwe. Imiryango myinshi y'abanyamurenge y'abatutsi barahunga kandi bahunga bayishegeshe. Uyu munsi rero ubwo Tshisekedi yari mu nzira yo kwitabira umukino w'umupira w'amaguru mu gihe ibibazo bikomeje kwibasira igihugu, iherezo rya Mutayomba riributsa ingaruka zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa n'ibikoresho bya gahunda za politike. Ubwo rero guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru yagiye kure aca umugani mu Kinyarwanda agira ati hariho umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitanwa nayo. Abajabonye akanya ko kumwihimura pe mbega guverineri wungirije ngarafata akanya kamucyurira ati wisunga imbwa warangiza bakakudihana nayo. Niba ushyigikiye imbwa bishobora kurangira ukubitanwe nayo. We mbega ijambo rikazahanga ubwo hagati namwe mushyira utubazo imbwa ninde umugabo ninde.
wisunga imbwa ugakubitanwa nayo, ubwo imbwa ninde umugabo ninde. Ubwo rero yavuze ko uwafatanya n'abantu babi cyangwa bagashyigikira ikintu cyangiza akenshi birangira ibyabo birangiye kimwe, cyangwa se byose birangira agahinda kabashiranye. Ati mu by'ukuri koko nibyumvikana umuntu nk'uyu nguyu ngo ni generali ku rwego rwa generali ugenda akica abasivili, amazu y'abaturage akayasenya, ngaho inka amatungo arahekenya arasahura agira gute, ibyo byose yarangiza ngo ni generali kandi yaracukuraga amabuye y'agaciro, yaribaga amabuye y'agaciro, ukibaza noneho byarangiraho ngaho Tshisekedi nawe akamuha ijambo akamwakira mu biro bye, akamugira umuntu w'intungane, akamugira umutagatifu. Ibyo bintu ni ibiki? Nimwumve generali wanyu, ubwo abari ku ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se abashyigikiye FDLR, nimwumve ibigwi bya generali wanyu. Ibigwi byo no abasivili, gusa kwica abasivili, kubasahura, kubasenyera ibyabo, amatungo yabo kuyarya, yabatari yakayica. Ibyo byose mu bice byaza hariya mu bice bya za Masisi, ibyo nibyo bigwi byagiye bimuranga, niryo zina afiteyo. Nta rindi zina afiteyo usibye izina ry'ubugome gusa, izina ry'ubugwari, izina wavuga ko ritamuhesha icyubahiro. Iryo niryo zina afite hariya za Masisi mu guhemukira abaturage. We ni generali. Kaba namwe nimumbwire umuntu nka generali rwose yarangiza agakora amabara nk'ariya, nyuma yo kuhakora akumva ko bizarangira aho ngaho rwose, akimahoroniza kuva ko nta cyabaye, agatuza. Ubwo rero M23 ubwo bari mu mirwano ya Karunduru, ubwo bari barimo kurwana bikomeye cyane, nta kindi yakoze usibye guhita imurasa ku mabere. Abate natwe katube tukurashe mabere, banze umva ko agasasu karyana, gende babanze bakwiteho, ubundi nyuma uzagaruke, ariko wumve ko rwose ibigwi byawe bidashyigikiwe cyangwa se bitishimiwe namba rwose, wumve ko nta numwe ubyishimiye rwose na gato. Ubwo rero uyu mugabo nyuma yo kumurasa nta kintu cyagomba kujya gute, nta kintu cyagomba kurenga usibye guhita ajya mu bitaro, ibintu bikagera gute, ibintu bikagenda neza cyane. Hari undi mugabo nawe witwa General Yakutumba, nawe General Yakutumba nawe amakuru mfite amubwira ko nawe bamurashe, nawe arwariye mu bitaro bya Tanganyika Keya mu Burundi. General Mutayomba nawe yamaze kugezwa mu Kinshasa kugira ngo barebe ko yabagwa, kuko isasu yarashwe mu gituza bitaza kumuveramo za kanseri n'ibindi byinshi cyane. Urumva ko M23 irimo kugenda bakoramo akazi, ubavuga ko muri minsi M23 irimo kugenda ikora kamubaka cyangwa se irimo kugenda ibigarurira, ntabwo twatubeshye. Ubwo rero aha rero mu byumve neza cyane, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko abangaba byari byari ibintu bikomeye cyane. Kumurasa ubwabyo bisobanuye ikintu gikomeye cyane, nta gahenge bari kumuha, ntabwo bari kumworohera. Barangije batereka tugusoze twereke ko byose ibishoboka.